nkwifuriza ibihe byiza nongera no kuguha ikaze. Uyu munsi tugiye kureba ubundi buryo umuntu ashobora guteguramo imbuto ni nka masedwane ariko mu buryo navuga ko ari ubwanjye, ni uburyo natekereje ndavuga nti reka mbikore ndebe uko biba bimeze, niba biba biryoshye, hanyuma nsanga bimeze neza. Rero nibyo ngiye kubereka uyu munsi. Mu byo ndi bukenere rero mu gutegura iyi masedwane harimo imineke, amatunda, ibinyomoro, indimu ndetse n'inanasi. Urabona ko ni imbuto nyinshi, ushobora kuzitunganya waba ufite nka firigo, ukaba izindi ushobora kuzibika cyangwa se ukaba wategura nkeya mu gihe wenda udafite uburyo bwo kuzibika mu gihe kirekire. Gusa iyo bibitse noneho muri firigo byakonje biryoshye, uba ubona bimeze neza cyane. Rero ndatangira ntunganya iyi nanasi mu gutegura iyi masedwane. Ushobora no kuba wakoresha n'ibindi bitari ibingibi ngiye nakoresheje, ukaba washyiramo nk'imyembe, ugashyiramo pome, mbese byaterwa n'ibyo wabashije guhaha. Rero ngewe ni ibingibi ngiye gukoresha muri iyi video, nibyo nabashije kuba nahaha kugira ngo mbiteguremo masedwane yoroheje. Rero ndagenda mpata iyi nanasi neza, ihata muri ubu buryo kugira ngo menye neza yuko turiya tuntu twavuyeho, turiya tuntu tuba tumeze, sinzi ukuntu natwita, turiya tuntu nyine tubangama iyo umuntu inanasi atayihase neza. Iyo uyihase gutya uba ugenda ubireba hose aho twasigayeho, ukagenda udukuramo, hanyuma bikakorohera ntibigutware n'umwanya munini. Ni uku nguku rero umuntu ahata inanasi neza. Ibi bishishwa by'inanasi hari n'abantu babikoramo nka ji, bagakoramo undi mutobe bagateka nyine, nabyo bikavamo ji nziza cyane. Nabyo rero ushobora kutabijugunya, hanyuma ugashyira mu mazi, ubundi ugashyiramo agasukari, ugacanira, hanyuma ukaza kuyungurura, bivamo ji nziza nabyo. Nako rero ndi kugenda nkuramo twa tuntu twagiye tunyihisha aho twagiye dusigara ntabashije kudukuramo neza. Ibyo ndi kugenda nkora nkagenda nkukuramo kugira ngo ino nanasi nze kuyikata idafite utuntu tubangamiye, twa tuntu twayo tumeze nk'amaso. Hanyuma rero murabona ko namaze kuyikata neza, namaze kuyihata neza, hasigaye kuyikatamo uduce dutoya. Biba byiza nyine iyo ukase uduce dutoya cyane, ariko ushobora gukata nyine bitewe n'uko ubikunda. Ngewe uduce ngiye gukata ni duto ariko ntabwo ari dutoya cyane, kuko ari masedwane hari igihe uba usanga gukata duto cyane ari byo abantu benshi bakunda. Ubwo rero nanjye ndagenda ntunganya iyi nanasi kugira ngo nikatemo uduce dutoya. Ikindi gituma ngomba gukatamo uduce dutoya nuko twebwe iyi masedwane yose ngiye gutegura ntago turi buyibike, niyo kurya rimwe, kuko abo nyiteguriye turi kumwe mu rugo ni benshi, abantu bageze ku 10. Urukumva ko kugira ngo buri wese aboneho iye birasaba nyine gutegura nyinshi. Ubwo rero nanone ushobora kubijyanisha n'umubare w'abantu uri gutegurira, nabyo nyine ugomba kubigendanisha, ukabanza ukareba kugira ngo utaza gutegura ibintu byinshi bishobora gupfa ubusa. Nimara rero gutunganya za nanasi nzishyira muri cya gikoresho ndi buvangiremo ya masedwane, ndatunganya n'imineke isanzwe, niba ari gros michel simbizi ariko umenya ariyo. Urabona ko ni imineke 8. Ubu baranza ukayironga byumvikana kugira ngo utaza guteza umwanda nyine aho uri kubitunganyiriza. Ugomba kuba wabanje kubyoza neza. Hariya nari nabishyize mwabonye mu kabase biri hamwe, byose byari byamaze kozwa neza bimeze neza. Ya mineke rero ndayitonora, hanyuma nayo ngende nkatamo uduce dutoya duto, hanyuma nyongere kuri za nanasi nari namaze gutunganya.
aha rero niho nari ngiye kuvuga yuko ubishatse ushobora kongeramo nk'imyembe uramutse uyifite, ushobora kongeramo wenda nk'utumandarine, mbese byaterwa n'ibyo ufite. Rero njye ndakoresha inanasi n'imineke gusa, hanyuma izi marakuja cyangwa se amatunda n'ibinyomoro byo ndabikoramo ikimeze nka jus imfasha guha uburyohe ya masedwane ndi gutegura. Hari n'abantu bategura masedwane bagafata amazi meza atetse ugakorogeramo isukari bisanzwe, hanyuma ugahita usa nk'udubikamo imbuto nyine wateguye, hanyuma wenda ukabikonjesha ukaza kugenda ubiseriva nko mu birahure cyangwa iki. Ariko ibintu birimo amazi ntagiye nko kubisya, mbese ntago mbikunda cyane kurenza kuba wakoresha umutobe w'izindi mbuto mu gutunganya iyo masedwane. Ariko nibyo by'amazi nta kibazo, iyo bikoranywe isuku urabirya nabyo ukumva biraryoshye. Ikindi ni uko ibyo biba birimo amazi bisaba yuko ushyiramo isukari nyinshi, kuko urumva kuryoshya amazi no kuryoshya imbuto ho turashyiramo agasukari gakeya cyane, kubera yuko n'undi ziba zisanzwe nazo ubwazo zifitemo uburyohe. Rero mubonye yuko nagiye mfata za marakuja nasatuye nkagenda nzikuramo turiya tw'imbere, ndushyira muri blender. Ni blender ndi buziseremo, nimara kuzishyiramo hamwe ndetse n'ibi binyomoro. Icyiza kandi cy'ibi ngibi ni uko uba usanga hari igihe urya ikinyomoro ariko ugasanga hari utuntu twagiye dusigaramo n'iki, ariko ubu buryo bugufasha ko buri ntungamubiri, buri kantu kose gashobora kuribwa kuri iki kinyomoro uba wagakuyemo, uba wagakoresheje, ntikagupfire ubusa. Rero ibinyomoro nabyo ndagenda mbikuramo mbishyira muri ya blender hamwe nari nashyize na za marakuja. Nindangiza rero kubishyiramo ndahita nshyiramo utuyiko 4 tw'isukari, utuyiko dutoya. Aka ni akayiko gatoya kamwe ko mu cyayi, utuyiko 4 tw'isukari. Hanyuma mpite ntangira kubisya kugira ngo mbyongere muri ya masedwane nakoze. Ndabitunganyiriza muri 3, gusa blender z'abantu ntago ziba zimeze kimwe zose, wabisya nyine ukurikije uko blender yawe ikora. Ngiyi rero murabona ko nagejeje muri 3, birasya neza. Hanyuma ukakoresha akayunguruzo. Biba byiza iyo ufite akayunguruzo kagiye gafite utwenge dusa nkaho tubaye tunini ho gatoya, kugira ngo ubone ukuntu irekura jus neza. Nkagenda nkoresha akayiko nkuramo nyine ya jus ya bya binyomoro ndetse na marakuja naseye. Ko rero umutobe wabyo urafashe, umeze neza, nta mazi nta ki twashyizemo. Hanyuma rero urabona ko hagenda hasigara bya bintu n'ubundi by'ibibuto biba biri muri za marakuja no mu binyomoro, nibyo usigara nawe ku kayunguruzo. Hanyuma ukabishyira ku ruhande nyine ukabimena, hanyuma nyine ukongeramo indi jus ugakomeza ukayungurura mpaka yose irangiye. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane, kandi uba usanga ari ka masedwane karyoshye rwose, kameze neza cyane. Urabona ko rero ngiye kuyungurura akanyuma. Birarangiye rero, urabona ko ya jus yavuye mu binyomoro ndetse n'amatunda irafashe, imeze neza. hanyuma ndayisuka kuri
ya nanasi ndetse n'imineke nari nakasemo uduce dutoya hanyuma mbivange. Urabona ko bimeze neza cyane nk'uko nabibabwiye, turi abantu benshi tugomba gukonsoma kuri iyi masedwane, niyo mpamvu mubona nakoze nyinshi. Rero nibyo kandi nababwiye kare yuko uramutse ufite nka firigo kuno waba umaze kubitegura, ushobora guhita ushyiraho icyo gupfundikira, ukabipfundikira neza hanyuma ukaba ubibitse, ukaza rero kubiseriva abantu. Gusa ubishatse indimu ni optional, ntago ari itegeko, ushobora kuyireka, gusa kugira ngo tugabanye uburyohe bwinshi bw'isukari. Hari ukuntu urya imbuto ukumva harimo ikintu cy'igisukari cyinshi, kubera yuko nyine nazo ubwazo ziba zisanzwe zifitemo isukari. Rero iyo ushyizemo indimu nkeya isa nk'aho iciye intege ya sukari ho gakeya, ukabirya nyine ukumva biraryoshye, ariko ntabwo biryohereye cyane ngo wumva ni ikintu cy'igisukari. Ya ndimu rero nayo ukayivangamo, ubwo uri kumva ariko niba ukunda yuko byaba biryohereye cyane ntabwo wakwirirwa ushyiramo indimu. Ukabivanga neza hanyuma bikaba biratunganye, masedwane yawe ikaba imeze neza, ushobora kuyiseriva abantu. Iruhande rwanjye haba hari abana, uriya n'umwana mba nkoreyemo kugira ngo wanyumvire ko byaryoshye. Hanyuma rero ushobora kugenda useriva buri muntu. Uramutse ufite twa dukombe twagenewe twa turahure twagenewe gushyiramo masedwane ushobora kudukoresha, ariko ufite n'utu tubolo dusanzwe, utungutu abantu banyweramo isosi cyangwa utundi tuntu tworoheje bafatiramo andi mafunguro yoroheje, ushobora kuba ari two wakoresha nk'aka ngaka. Rero murabona yuko nuku iyi masedwane yanjye imeze. Mwabonye ko irimo inanasi, imineke, amatunda, ibinyomoro, ndetse tukaba twayirangije dushyiraho indimu nkeya. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye uko nayiteguye, ndabashimiye. Rero niba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose wakwifuza kumvugisha, ushobora gukoresha adresse mba nashyize muri description box, tukavugana tukaganira. Ndetse niba utarakanda subscribe wenda cyangwa ari nabwo bwa mbere uje kuri iyi channel, ukande subscribe hanyuma tujye tubana, ukande n'ukazogera ka notification. Bye bye, yari njyewe Udahogora Vanessa, peace.